Hello once again. Nongeye kuguha ikaze kuri Behind Wall Show aho uherereye hose mu bice by'isi bitandukanye kandi nkwifuriza gukomeza kugira ishya n'ihirwe. Mbere yuko dutangira inkuru y'uyu munsi, reka tubanze twiragize Imana. Mana ishobora byose, turagushimiye ko wabanye natwe tukaba tuyumuka mu kabazima kandi turakwinginga kugira ngo uduhe ubwenge n'ubushishozi. Amen. Nyandikira muri comment section uti amen. Reka dutangire inkuru yacu turayitangirana n'umusore witwa Joseph. Uyu mugabo akaba yarazwiho kuba afasha umuryango we cyane ndetse agafasha n'abaturanyi be. Uyu mugabo yakoraga ibishoboka byose, akajya muri community yari atuyemo akagenda atanga impano zitandukanye, ariko nyuma y'iyo sura yo kwiyoberanya agaragaza ko ari umuntu mwiza, hari hihishe ibyaha n'ibikorwa bibi, ibikorwa bya kinyamaswa. Uyu mugabo Joseph yari afite telefone nyinshi zitandukanye. Izo telefone akaba yarazikoreshaga acatinga n'abakobwa online, abakobwa yagendaga ahura nabo ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo Joseph yafataga abakobwa yahuraga nabo ku mbuga nkoranyambaga akabasezeranya urukundo ndetse akabemerera yuko azajya abaha amafaranga, noneho yarangiza akabatumira mu nzu iwe. Iyo rero umukobwa yageraga iwe yaramwakiraga n'urugwiro rwinshi, noneho yarangiza akamuha ji ariko yashyizemo ibinini bisinziriza. Noneho yamara kunywa ji, yamara gusinzira, noneho yarangiza akabica. Uyu mugabo Joseph yari umugabo wacuruzaga ibintu bijyanye na organe z'abantu. Uyu mugabo yakoraga ibishoboka byose agatereta abakobwa bakaza kumusura iwe, nuko yarangiza akabica, noneho akagurisha organe zabo akibonera amafaranga. Uyu mugabo icyo yakoraga yicaga abakobwa gusa, kandi ikintu yakoreshaga yakiragizaga kubaha impano z'amafaranga ndetse akabaha izindi mpano zitandukanye zihenze. Nuko umunsi umwe rero yaje guhura n'umwana w'umukobwa witwa Lucy kuri internet. Uyu mwana w'umukobwa Lucy akaba yari umwana w'umunyeshuri wigaga muri university. Uyu mwana w'umukobwa akaba yarakomokaga mu muryango w'abakristo. Uyu mwana w'umukobwa byari bigoye kuba wamushikisha amafaranga. Ikindi cya kabiri, ntabwo byari byoroshye kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abe inshuti n'umuntu uwo ari we wese, bitewe n'uko yari yarakuze ndetse yaratojejwe. Joseph yakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu mwana w'umukobwa amusure mu rugo iwe, ariko Lucy yarabyanze. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yabaga yitaye ku magambo meza Joseph yamubwiraga. Nuko uwo munsi Joseph yarategereje Lucy ko ari buze kumureba, akabihakana. Icyo gihe byatumye Joseph atabona uburyo ari buderivaringe organs. Uyu munsi yarahombye, biramubabaza cyane. Ibi ngibi byaramurakaje cyane, noneho atangira kuvuga ati nta mukobwa n'umwe wigize uhakana kuza kundeba nari mu buzima bwanjye, ariko uyu mukobwa Lucy arabikoze. None dore ahojije isoni ritaramombeje, ngomba gukora ibishoboka byose uno mukobwa akamufatisha ndetse akabyishyura. Ndetse ikindi cya kabiri, uyu mwana w'umukobwa ngomba kumwica urupfu rubi. Va yamenyana n'uyu mukobwa Lucy, ntabwo yongeye kubona uburyo bwo kuderivaringa organs. Noneho atangira gutekereza, ahitamo yuko agiye gushakisha abandi bakobwa benshi cyane, noneho akababika mu nzu iwe, noneho akajya afata umwe kuri umwe bitewe n'isoko afite. Joseph yatangiye uwo munsi atangira gutereta abakobwa benshi cyane, arangije araza abasitoka mu cyumba. Yafashe abakobwa barenga 30 abasitoka mu cyumba. Igihe cyose yabaga afite umukiriya, yarazaga agafata umwe cyangwa babiri akabica, yarangiza akabakuramo ingingo akazigurisha. Yicaga abakobwa bitewe n'isoko afite. Iyo yamaraga kugurisha izo ngingo z'abantu, yahitaga asubira mu cyaro ahakomoka, agaha abantu ibyo kurya, akabaha amafaranga, bakishima, bakamushima, bakavuga ati uri umugabo mwiza, uri umuntu mwiza. Ikindi cya kabiri, iyo yajyaga gufasha aba bantu yakundaga guha cyane abagore. Ibi rero byatumye umugore wari uri aho ngaho, uyu mugore akaba yari atwite, akaba yari yaratereranywe n'umugabo we. Byatumye aza gushakisha uyu mugabo Joseph kugira ngo amusabe ubufasha. Uyu mugore ahuye na Joseph aramubwira ati njye nzagufasha nta kibazo, ariko icyo ugomba gukora ugomba kunsanga mu mujyi. Umugore yarabyemeye kubera ko nta ndi mahitamo yari afite. Wa mugore rero ubwo yageraga mu mujyi agiye kureba Joseph,
Joseph yaramufashe aramuhambira arangije amujyana muri cya cyumba bikama abakobwa. Uyu mugore akigera ahangaha yahoraga arira ndetse agahora asakuza. Ibyo bintu rero byababaje Joseph cyane, noneho afata umwanzuro wo kuba ari we aheraho yica. Ariko mu bihe bya nyuma by'uyu mugore yavumye Joseph arangije aramubwira ati ibyaha byawe byose umunsi umwe uzabyishyura. Ako kanya Joseph umujinya yarazamutse arangije amwicira aho ngaho. Abandi bakobwa bari bari aho ngaho nabo bahambiriye bari mu cyumba, iyo babonaga ibi bintu ubwoba bwatangiye kujya bubica, batangira kubona neza ko bishyize mu kuzimu. Nuko rero Joseph yarangije afata imibiri ya mugore utwite arayitwara, arangije ajya kwigurisha, ajya kwiha abo yayigurishagaho. Ahangaha rero tageti yashakaga cyane, yashakaga wa mukobwa Lucy. Kuva yahura na wa mukobwa Lucy, uyu muhungu yahombye amafaranga menshi cyane. Arangije atangira kwivugisha, aravuga ati byanze bikunze njyewe nzitwara nkaho nshaka kumukunda, byanze bikunze azemera aze mu nzu yanjye, nzakora ibishoboka byose amfukamira nyinginge kugira ngo ndeke kumwica, ariko namara no gupfukama nzamuhereza ikuzimu. Uyu mugabo Joseph yari ari kubivuga ibi ngibi arimo aseka cyane yigamba. Joseph yahise ahamagara Lucy, noneho amusaba yuko bahura. Arambwira ati byibuze reka duhure tumenyane. Nuko Lucy arangije arabyemera, ko Joseph yarabyemeye. Arangije yahise ahamagara Lucy, arangije aramubwira ati ese waje ukansanga muri hoteli? Ariko Lucy yahise abyanga, aramubwira ati ntabwo naza kuri hoteli. Arambwira ati ngenda ndashaka ko duhurira ahantu hagaragara. Nuko Lucy arangije yohereza Joseph address. Nuko barangije bahurira mu karesitora kamwe. Ko Joseph arangije aramwitegereza, arangije araseka, arangije aramubwira ati wow, urasa neza cyane, uri mwiza, ikindi cya kabiri uteye neza. Nuko Lucy arangije aramusekera, arangije aramubwira ati urakoze. Nuko Joseph arangije aramwitegereza, noneho atangira kwibwira muri we, nzagufata nkaho uri umukunzi wanjye, ariko warandakaje. Nishe abakobwa benshi cyane nkawe ndetse beza cyane kurusha wowe, ariko ntugire ubwoba, mu minsi mike uraza kubakurikira, ndaza kukohereza aho wawohereje. Ibyo ngibyo Joseph yararimo abivuga ariko wabivugira mu mutima. Lucy ahangaha yari yaherekejwe n'abashuti be babiri. Rero ubwo yaramaze guhura n'uyu mugabo Joseph aribwo bwa mbere, hari hashize amezi menshi cyane baganira, ariko baganira online. Ntabwo Lucy yashakaga kuza wenyine, niyo mpamvu yahamagaye abashuti uko ari babiri kugira ngo bamuherekeze. Ubwo rero baganiye aho ngaho kugira ngo byibuze babashe kumenyana. Rero ubwo bari bagiye kuva aho ngaho, Joseph yahaye inshuti za Lucy amafaranga menshi cyane, ndetse arangije ahana Lucy amafaranga, ariko Lucy amafaranga arayanze. Arangije atonganya abashuti be, aravuga ati ni gute mufata amafaranga mukayakira y'umuntu mutazi? Nuko umwe mu bashuti be witwa Anna arangije aramubwira ati ngiye ndumva ntabirenze, n'umugabo mwiza atwira amafaranga, urumva twari kwihanga dute? Lucy yarangije aramubwira ati ibyo mukoze ntabwo ari byo. Nuko uyu mwana w'umukobwa Anna arangije aramubwira ati epa, ntabwo nzi ko uri agacucu bigeze aho ngaho, nta kuntu wakagombye kwica amahirwe yawe bigeze aho. Umuntu agize gutya aragukunze, aguha amafaranga, none wowe uri kwirengagiza ukigira akagoryo ukayanga. Njye nta nubwo nibaza impamvu amahirwe nk'aya ngaza ku bantu b'ibicucu nkamwe. Joseph rero yakomeje kugerageza ngo arebe nimba yakwegukana umutima wa Lucy. Yamuhaga amafaranga ndetse akamuha n'impano nyinshi cyane, ariko Lucy byose yarabyanze. Joseph yaramubwiye ati ibyo ngukorera byose ndabikora kuko urukundo ngukunda. Yakoze buri kimwe cyose, aramubwira ati mbabarira umpa amahirwe, ndagusezeranya yuko utazabyicuza. Noneho yagerageje guca ku nshuti za Lucy kugira ngo zimufashe gutereta uyu mwana w'umukobwa kugira ngo bamwemere. Atangira kubaha amafaranga, arabwira ati mumfashe, njyewe nkunda mushuti wanyu. Nuko rero inshuti za Lucy zakomeje gukomeza kumwigisha ndetse no kumwemeza ukuntu agomba gukundana na Joseph. Byarangiye rero Lucy yemeye gukundana na Joseph. Nuko Lucy noneho birangira asezeranije Joseph ko azamusura akamusanga mu nzu iwe. Lucy arangije aramubwira ati nyoherereza address y'ahantu utuye, ariko Joseph arabyanga. Arangije aramubwira ati nindamuka nkohereje address ntabwo uri bubashe kumenya ahantu ntuye.
aramubwira ati wowe nugera mu mujyi uzampamagare nzaza ngufate. Nuko Lucy arangije abwira inshuti ze ati ndashaka kuzajya gusura Joseph, ariko arangije aha nimero za Joseph za nshuti ze kugira ngo haramutse hari ikibazo kibaye bazahamagare iyo nimero. Nuko arangije afata bisi yerekeza mu mujyi. Ubwo rero yarageze muri gare, nuko arangije ahamagara Joseph aramubwira ati ndi hano muri gare nageze mu mujyi. Joseph arangije aramubwira ati ntegereza iminota mikeya cyane ndaje ngufate. Ariko bamaze kuvugana agikupa, Lucy yahise yakira telefoni ivuye kuri mama we. Mama aramuhamagara aramubwira ati mwana wanjye, murumuna wawe yagize accident kandi akoreye accident hafi y'ikigo wigaho. Nuko ako kanya Lucy yahise afata imodoka arongera asubirayo. Nuko yagerageje rero guhamagara Joseph kugira ngo amubwire yuko ahuye n'ibibazo bitumye yongera agasubira inyuma, ariko Joseph ntabwo yigeze amwitaba, yanze kumwitaba. Nuko Joseph rero yagezeho aramuhamagara, noneho byaramubabaje cyane akimara kumva yuko Lucy noneho atakije kumusura yasubiyeyo. Lucy yagerageje kumusobanurira buri kimwe cyose ko cyagenze, noneho byagezeho Joseph arabyemera arabyumva. Lucy yakomeje kurwaza murumuna we kugeza ubwo akize ndetse agasubira ku ishuri. Joseph rero we yarakomeje business ye yo gucuruza ingingo z'abantu. Ibi yabikoraga atibutse cyangwa se yirengagije yuko ari kwica abantu. Nuko Joseph rero yakomeje guhatiriza Lucy kugira ngo azaze kumureba. Rero byagezeho Lucy arabyemera ndetse amwemerera yuko azaza akamusura bakamarana igihe gihagije. Joseph noneho yatangiye noneho guhembera umujinya, atangira guhembera uburakari, ariko Lucy yararimo amugora cyane. Ibi ngibi rero byaramurakaje cyane, ariko yari yiteguye buri kimwe cyose akabona uno mukobwa. Lucy arangije afata telefone ahamagara Joseph aramubwira ati ngewe nzaza kukureba muri weekend. Ibi ngibi Joseph byaramushimishije cyane, atangira gutekereza muri avuga ati urupfu rwawe ruregereje kandi noneho nta nubwo uri gutekereza ko ugiye gupfa. Nuko Lucy arangije icyo yakoze yamukoreye surprise. Ntabwo yigeze amubwira ati nzaza uyu munsi runaka, ahubwo aramubwira nzaza muri weekend. Ntabwo Joseph yarazi se ni kuwa gatandatu ni ku cyumweru, ntabwo yarabizi. Yaramubwira ati nzaza muri weekend. Nuko rero arangije aramuhamagara amubwira ati ndi hano muri gare ngwino ntware. Ahangaha Joseph ntabwo byamushimishije. Uyu munsi yari afite akazi kenshi cyane, yagombaga kuderivaringa indi mibiri. Ubwo rero yahise agenda ajya muri gare, arangije aramufata aramuzana. Nuko arangije amugeza mu rugo, arangije aramwakira neza cyane, aramubwira ati wisange umere nkaho uri mu rugo. Arangije aramubwira ati urantunguye, ntabwo nari nzi kuri buze uyu munsi. Uyu munsi nari mfite akazi kenshi cyane, ngomba kujya ku kazi, ariko mu gitondo ndaza kuba ngarutse. Nuko Lucy arangije aramubwira ati genda nta kibazo, ngenda guma aha ngaha ndiyitaho nugira ubwoba. Joseph yahise ava aho ngaho, arangije ajya mu kazi ke, asize Lucy aho ngaho mu rugo wenyine. Lucy yarisanze aho mu nzu, ararya aranywa. Bigeze nijoro uyu mwana w'umukobwa Lucy yatangiye kumva urusaku rudasanzwe hanze, ahita atangira kugira ubwoba. Yarasohotse rero agerageza kugenda hanze ngo yumve ese uru rusaku rwarimo ruturuka hehe. Ubwo yarageze hanze yabashije kubona yuko urusaku rwarimo ruturuka muri za nzu zo hanze bita nk'amanex. Noneho arangije arahegera afungura urugi. Akifungura urugi yahise abona abagore barenga 50 bose baziritse amaguru n'amaboko. Yahise atekereza guhita asubira mu nzu kugira ngo afate telefone ahamagare polisi, ariko abona yuko birufate igihe kinini cyane. Nuko arangije akingura urundi rugi rwari ruri ku ruhande. Arangije abona abandi bakobwa benshi cyane ndetse bicaye aho ngaho, ndetse n'imbere yaho hari indi mibiri ikiri mishyashya, ubona ko ikiri mishyashya iri mu mashashi. Uyu mwana w'umukobwa yahise ahagarara aho ngaho mu muryango, noneho atangira gutitira, ubwoba buramwica, ibintu biramurenga, ndetse yaratangiye kumva umunuko udasanzwe aho ngaho, ndetse abona amagufwa y'abantu yuzuye aho ngaho hasi ndetse n'amaraso. Lucy arangije abaza aba bakobwa ese ni ukubera iki muziritse gutyo. Nuko umwe muri bo arangije aramubwira ati twebwe twagiye duhura n'uyu mugabo, duhurira ku mbuga nkoranyambaga,
uyu mugabo aragutumira yarangiza akagutumira mu rugo iwe, noneho wagera akaguha ji. Iyo umaze kunywa iyo ji uhita usinzira, noneho iyo ubyutse ubyuka ubona uhambiriye amaguru n'amaboko. Arangije aramubwira ati Joseph yica abakobwa buri munsi, natwe ubwacu nta byiringiro dufite, ntabwo tuzi igihe azatwicira, bishobora kuba uyu munsi cyangwa ejo. Barangije baramubwira ati turakwinginze dutabare. Nuko Lucy rero arangije ahambura bamwe muri abo bakobwa, noneho nabo bagenda bahambura bagenzi babo. Nuko Lucy rero yahise asubira mu nzu nk'imbere, arangije afata telefone ye, arangije ahamagara polisi yari yegereye aho ngaho. Nuko arangije ahita ababwira ibyo abonye ahangaha kuri iyi nzu, arangije ndetse abaha aderesi y'iyo nzu. Polisi muri ako kanya yahise ihagera, noneho irangije itabara aba bakobwa ibakura aho ngaho. Nyuma y'ibyo ngibyo rero mu gitondo Joseph yagarutse mu rugo rwose nk'umuntu utashyiwe, umuntu w'umugiraneza udafite ikibazo na kimwe. Polisi yasabye Lucy ko agomba kuguma aho ngaho mu nzu kugira ngo polisi ibashe kubona ibimenyetso bihagije. Akinjira yahise abona Lucy yicaye mu ntebe, arangije amusuhuza nk'umuntu utamwitayeho. Nuko arangije yerekeza mu gikoni afata ikirahure ashyiramo ji. Nuko arangije arayizana ayihereza Lucy, ariko Lucy yanga kuyinywa. Arangije aramubwira ati ntabwo ushaka ji, meze neza. Nuko umugabo Joseph arangije aramubwira ati okay, n'ubundi ntabwo wari uyikeneye kubera yuko ntabwo uri bumare igihe kirekire. Ibyo ngibyo yabivuze ariko abivugira mu mutima. Nuko Joseph arangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati uri umukobwa w'igicucu, nta nubwo uri kubasha kubona wowe ibyo wishyizemo. Uyu munsi ntabwo uri buve mu iyi nzu uri muzima. Lucy ahangaha yarakomeje arikaruma, nta kibazo arikomeza. Nuko arangije aramubwira ati njye ndumva nishimye kubera yuko nagukoreye surprise, nagusuye ngutunguye. Ahangaha hari ibimenyetso byinshi cyane ndetse hari ibyaha byinshi cyane bigukurikiranwaho, noneho ubu mu kanya ugiye kwicuza. Muri ako kanya abapolisi bahise baza aho ngaho muri saro kuko bari babashije kwihisha aho ngaho mu nzu. Noneho barangije bamushyiramo amapingu. Noneho Lucy yarangije aramureba aseka cyane, amubwira ati none se ubu igicucu ninde? Igicucu ni njyewe cyangwa ni wowe? Nuko arangije aramubwira ati uri umugabo w'umunyantege nkeya. Arangije aramubwira ati ibyaha byawe nibyo bikurangije. Nuko Joseph ahangaha byaramutunguye, atekereza yuko Lucy yari agatego, ariko nta nubwo ariko byari bimeze. Lucy yabonye bari abantu bimutunguye, nta nubwo arazi ko bahari. Nuko polisi rero yahise ifata umugabo Joseph mujyana kuri sitasiyo ya polisi. Polisi yashimiye cyane Lucy kuba yaragize ubutwari bwo kugaragaza uno mugabo wakoreraga ibintu bibi abana b'abakobwa. Joseph rero yaje kwicuza ibyaha byarabyemera, ndetse anavuga n'abandi bose bakoranaga nawe muri ibi bintu byo kugurisha ingingo z'abantu. Noneho barangije bajyanwa mu rukiko, yaba Joseph yaba bagenzi be yasapurayingaga izi ngingo z'abantu, bose barakatiwe, bakatirwa kandi kwicwa, kandi bakicwa bamanitswe. Ahangaha ubutabera bwaruhahirijwe. Lucy yahise afungura organization, akajya yigisha abana b'abakobwa kwirinda kuba bakwishyira mu bibazo nk'ibyo ngibyo, kwirinda kuba bashaka kugira ubutunzi bwihuse cyangwa bakagira irari, bagashukwa, ndetse bakaba bakwisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Wakoze rero kubana nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Nizere yuko inkuru wayikunze, nizere yuko hari icyo igusigiye muri wowe. Wakoze kandi guhitamo Behind the World Show. Naho ubutaha, ciao ciao, God bless you.